yabonye igitabo kinini cyane, ararira 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 Yohana, kuko habuze uwo gucungura umuntu. Ararira 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 Yohana, kuko habuze uwo gucungura umuntu. Maze Yesu imbere y'umuryango wa Yuda aba arahagurutse aragisinyira, menya ibimenyetso arakibumbura, bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umuntu. Maze Yesu intare y'umuryango wa Yuda aba arahagurutse aragisinyira, menya ibimenyetso arakibumbura, bivuze ngo ariyemeje kuza gucungura umuntu. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wateshejwe agaciro, Yesu mureba wambitswe urubindo, nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Burya uwiturwa ineza uwo yayigiriye abagira Imana, aba yagaburiye bakarya bagahaga, abo yahumuye uwo mwanya bakareba, abo yakijije ubumuga maze bakagenda, ibo babaye abambere bati nabambwe nabambwe. Iyo kwa Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire uriya wiyita umwami. Iyo kwa Pilato ati tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire uriya wiyita umwami. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wateshejwe agaciro, Yesu mureba wambitswe urubindo, nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Abo yaje gukiza ntabwo bamumenye, abo yaje gutabara ntabwo bamwemeye. Saa cyenda umwami baratanze, isi yinda umushyitsi, abari imbohe ako kanya barabohorwa, baratangara bati uriya tubambye si umuntu nk'abandi, uriya tubambye ni umwami w'isi n'ijuru, uriya tubambye si umuntu nk'abandi, uriya tubambye ni umwami w'isi n'ijuru. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wateshejwe agaciro, yambitswe urubindo, Yesu mureba wambitswe urubindo, nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza kuducungura. Nta cyaha afite nta kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuza gucungura umuntu. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba wateshejwe agaciro,